Sani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Mariko. Muri icyo gihe Yesu abwira rubanda mu migani ati iby'ingoma y'Imana byagereranywa n'umuntu watera imbuto mu gitaka, yasinzira cyangwa yaba maso, haba nijoro cyangwa ku manywa, izo mbuto ntizihwema kumera no gukura watazi uko bigenda. Igitaka ku bwacyo kibanza kumera ingemwe, hanyuma zikagengarara, hanyuma imbuto z'ingano zikuzura mu mahundo. Izo mbuto zamara kwera, ako kanya bakazitemesha urusaruzo kuko imyaka iba yeze. Yesu arongera ati iby'ingoma y'Imana twabigereranya n'iki, cyangwa se twabivuga mu buhe mugani? Bimeze nk'imbuto ya sinapisi ibibwa mu gitaka ari ntoya kurusha imbuto zose ziba ku isi, ariko yamara kubibwa igakura ikaruta ibindi bihingwa byose, ikagira amashami manini, bigatuma inyoni zo mu kirere ziza kwarika mu gicucu cyayo. Nguko uko yabigishaga ijambo ry'Imana abacira imigani myinshi iringaniye n'ibyo bashoboraga kumva, kandi ntiyigishaga adaciye imigani, ariko abigishwa be akabasobanurira byose biherereye. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Kuva Yesu Kristu atangira ubutumwa, yigishije ibijyanye n'ingoma y'Imana. Impamvu yatangiye yigisha ingoma y'Imana nuko aribwo butumwa yari afite, nicyo cyari cyaramuzanye gusobanura iyo ngoma y'Imana iyo ari yo, ndetse n'uburyo iteye nuko imeze. Ubundi twumvise atubwira iby'umugani w'umubibyi yagenuraga ingoma y'Imana uko itangira, nk'urubuto, nk'ingemwe zitangira guterwa zikagenda zikura ku buryo zigenda ziba ibiti by'inganzamarumbo. Uyu munsi rero Yesu aratubwira agereranya ingoma y'Imana nk'imbuto zibibwa zikabyara umusaruro. Iyi mvugo rero nayo ishushanya ingoma y'Imana, igashushanya ubuzima bw'iteka. Iyo ubibye urubuto ubwarwo ruba rwifitemo icyo ruzaba cyo cyangwa ikizavamo nirumara gukura. Watera urubuto ruba rurimo iherezo ryarwo, niba ari igiti runaka, niba ari ingemwe z'ikintu runaka, utera mu butaka ariko kiba cyifitemo icyo kizaba cyo. N'ingoma y'Imana rero nuko ikora. Bitangira kuri batisimu duhabwa, tukaba abakristu, tukaba abana b'Imana. Batisimu duhabwa rero guhera icyo gihe ishyira urwo rugemwe mu mutima wacu. Urwo rugemwe rugakura buhoro buhoro, hanyuma rukazagenda narwo igihe uko kigenda, imyaka uko igenda yiyongera, ukagenda ihindura wa mutima wacu. Kwa kwemera kukagenda gukura, kukagenda kugengarara, ndetse umuntu akaba yashobora no kugusangiza abandi, bityo ingoma y'ijuru ikagenda yogera hose. Niyo mpamvu ukwemera kurarerwa, ukwemera kurafashwa. Ntabwo ushobora kuvuga mfite ukwemera gusa birahagije. Uko kwemera kurafashwa. Ni nk'uko umubiri usanzwe cyangwa se n'urugemwe rwatewe narwo rufashwa. Igihe cy'impeshyi rukuhirwa, igihe ibyatsi byameze iruhande rukabagarirwa kugira ngo rukure neza. Ukwemera kwacu nako ni uko nguko. Kwemera kwacu kuragaburirwa. Iyo ukwemera kutagaburiwe kuragwingira, cyangwa se kukaba kwashobora no kuzima. Bisaba rero ko nako kubagarirwa. Hari igihe hirya no hino Imana gukwirakwiza iyo ngoma yayo ku isi. Bishaka kuvuga ko buri wese ufite ukwemera rero ari intumwa. Yesu Kristo atora intumwa ze
nibwo butumwa bwa mbere yabahaye, ati mugende mwigisha amahanga yose mubabwire ko ingoma y'ijuru yegereje. Iyo ngoma y'ijuru rero niyo Yesu Kristo agomba kutwigisha agereranya n'izi mbuto. Uko kwemera kandi niyo ngoma y'Imana bishobora gukura mu byiciro binyuranye, kuva umuntu akiri mutoya akagenda akagimbuka, akazaba umuntu mukuru, akagera no mu zabukuru. Ubwo kwemera kugenda gufata gukomera. Ntabwo rero twavuga ngo umuntu n'umwana ntidushobora kumutoza iby'ukwemera tukaza mu misa tukamusiga mu rugo ngo ni umwana. Oya, agomba gutoza ukwemera hakiri kare, agatozwa kwakira iyo ngoma y'Imana no kuyisakaza mu bandi hakiri kare. Nibyo Mutagatifu Yohani Bosco duhimbaza uyu munsi yakoze. Ari umusaserdoti akabona urubyiruko rwandagaye hirya no hino. Hari uwabona urubyiruko cyangwa se abandi bantu basa n'abandagaye batereranywe, akavuga ati abangaba barajugunywe nta cyavamo. Oya, Mutagatifu Yohani Bosco avuga ko muri buri muntu wese hari imbarutso ushobora gukandaho ikavamo icyiza. Nta muntu n'umwe ushobora kubaho adafite icyiza muri we. Icyangombwa ni ukumwegera ukamwumva, hanyuma ukamutega amatwi, ukamwereka icyerekezo, yewe none ubwo yambarutso ikikanda nawe ukaba wayikanze, gutyo akava mu kibi akagana mu cyiza. Nta muntu rero ushobora kubaho mu kibi gusa. Buri wese uko yaba ameze kose, uko yaba ateye kose, aba yifitemo imbuto y'icyiza. Mutagatifu Yohani Bosco rero yabitanzemo urugero igihe yegerera urwo rubyiruko rwatereranywe, urwo rubyiruko rudafite urwitaho, hanyuma akarwegereza Imana, akaruhuza n'Imana, yewe rukaza kuvamo n'abantu babaye intangarugero mu kwemera kwacu. Buri wese rero mu gihe cye, mu cyiciro arimo, ashobora kuba umuhamya w'ukwemera. Icyo rero dusabwa ni ugufungurira umutima wacu uko kwemera, tugafungura umutima wacu kugira ngo Imana ibiremo iyo mbuto. Iyo mbuto kandi ntizagende ngo ihugutiremo irangirire aho ngaho, ahubwo no kugira ngo izere igire umusaruro, kugira ngo akari kera igihe umubibyi uwabibye azagira icyo asarura mu mutima wacu, azagira icyo asarura mu buzima bwacu. Naho rero umuntu yabura uko agaragaza uko kwemera kwe, nta na rimwe ukwemera gushobora gufungiranwa no gupfukiranwa, nta na rimwe. Ntihazagire rero waba yakuvuga ati njye nabuze uko mpura n'abandi ngo dusengane. Nawe senga uburyo ubwo ari bwo bwose. Ibaruwa yandikiwe Abaheburayo twumvise uko uwayanditse ashishikaza abo yandikiye, uko mu ntangiriro batotejwe bakabakwena, ariko ko ibyo byose bitabaciye intege. Ntagomba gucibwa intege rero nuko hari byinshi bimuzitira mu kwemera. Kenshi usanga nk'aho abantu bazitirwa mu kwemera ariho haba za kiliziya zikomeye, kubera ko abantu bakomeye ku kwemera kwabo. Ntabwo bahungabanyijwe n'imiyaga n'imihengeri ishobora kuza kubabuza gusenga cyangwa se kubabuza guhura nk'abakristu, ahubwo bagomba gukomera. Usanga bakomeye rero, aho ngaho niho za mbuto z'ingoma y'Imana zigaragariza. Mu gihe rero hirya no hino isi yahagurukiye kurwanya ingoma y'Imana, abakristu dufatanye gukomera no gusenga, maze izo mbuto umubibyi Nyagasani yatubibyemo zikomere zere, zigare, zijye ku isi hose, maze iyo ngoma y'Imana ikomeze gukwirakwira kugera kuri buri wese.